ndabasuje cyane ndifuza kugira ibihe byiza. Uyu munsi ngiye kukwereka uburyo noneho ushobora kubona icyo twakwita views nyinshi kuri TikTok ndetse n'aba followers, ukazajya uhemberwa videos uba washarinze abantu kuri TikTok ugahemberwa views. So abantu benshi bagira ikibazo cyo kwibaza ngo ko nkora post kuri TikTok nkabura abantu ugasanga nta views yabonye. So ni gute rero iki kibazo ushobora kugikemura? Ibi rero nibyo ngiye kukwereka muri makeya. Icyo usabwa ni ukureba ino video yose kugira ngo umenye ngo ni iki ngomba gukora kugira ngo mbone views nyinshi kuri TikTok, mbone n'aba followers. Rero nimba utariyandikisha kuri uno muyoboro wacu, uraza gukanda subscribe. Imbuga zacu zose ni Vimenya, uraza kuhajya, yaba TikTok ni Vimenya, yaba YouTube ni Vimenya, hanyuma uyandikishe. Nkubwira ko hariho n'izindi video nyinshi zikwigisha ibintu byinshi by'ikoranabuhanga ziri kuri YouTube yacu ya Vimenya. Icyo ukora wowe ni ukukanda subscribe gusa, ukagenda ureba izo video zose zikakwigisha gukoresha smartphone yawe mu buryo butanga umusaruro. Tudatinze rero, icyo ukora cya mbere ni ugufungura TikTok account yawe. Wamara kuyifungura, unafunguye account yanjye ya TikTok, hanyuma ugahita ukanda hano ku ruhande handitse ngo profile hano hasi. Wamara ukanda kuri profile, ugahita uza hano hejuru ahantu hasa na hari uturongo dutatu, dore ni hano, ukahakanda. Wamara kuhakanda ukamanuka handitse ngo setting and privacy, ugakanda kuri setting and privacy. Wamara kuyikandaho ugahita umanuka ahantu handitse ngo privacy, dore ngaha amba kwereke utuzana handitse ngo privacy, hanyuma wakanda kuri privacy, ukaza ukareba neza ko account yawe itari private. Kano kantu kagomba kuba gafunze nk'uko kameze. So rero ku bantu mukoresha account zi private niyo mpamvu mutabona ama views menshi. So icyo ukora uraza urebe ko atari private ubundi ugafunge. Hanyuma ibyo nubirangiza uraza gusubira inyuma, ukande hano hasi. Hari ahantu hano hasi handitse ngo free up space, dore ngaka aka kantu ngaka hano free up space. Icyo ukora nako uragakandaho, umara ugakandaho, hanyuma uzana handitse ngo kashi hano ndetse n'ahangaha wahasibe, kanda clear. Hanyuma nubirangiza wite ko usubira inyuma. Ubwo muri make mu gihe ugiye gupostinga video, ibyo nibyo uzajya ubanza checking ko account itari private, ikindi wa cleaninze cache and downloads. Hanyuma rero iyo ugiye gupostinga video, ukanda kwako kandi postingiraho. Tuvuge na tugiye gupostinga video ishobora kumara amasegonda 60. So icyo ukora urakanda hano, ujye ukora uri gupostinga. Hano urangiza urekure, ukande kuri V, loading. Hanyuma icyo ukora mbere yo gupostinga, urabanza ukaza ugakanda hano kuri hano kanze mbakwereke kugira ngo bikorohere. Kano kantu ngira ngo buri wese ari kukabona, ukareba ko handitse ngo everyone can see this post. Everyone can see this post. So rero mu gihe kano kajambo katariho, ntago abantu bashobora kubona ibyo posting. So ubwo nibwo buryo ushobora kwifashisha kugira ngo ubone aba followers ndetse n'aba viewers benshi kuri TikTok. So ndiwagirwa kwanda subscribe ndetse no kudukurikirana kuri TikTok yacu Vimenya hose.